we mwene data unyumva aka kanya ukaba ugendana umutima utagushinja, ukomeze kwiringira Uwiteka kuko ubutunzi bwawe burahishe kandi buhishwa ahantu hakomeye cyane kandi hizewe. Imana yacu iturengere dutabare. Reka shime Imana ikomeye y'amahoro, nyishimire ubwiza bwayo n'urukundo rwayo idukunda mbere yuko ntangira kwinjira mu ijambo ryayo rikomeye. Uwiteka Mana yacu, uri umwami ukomeye, uri umwami w'amahoro, waduhaye kugabura ibyera byawe, turagushima kandi turaguhimbaza. Uyu mwanya wa none abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye kumvira ijambo, ndakwinginze ngo ubabere byose kandi ubagirire neza kugira ngo nabo bakumenye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo Uwiteka Nyiringabo ubwo tugiye kubwira abantu ibyawe, be kubigiramo igihombo ahubwo babigiremo inyungu kandi nyinshi, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, maze umunsi uri izina ubwo bazakubona bazagaragaza imirimo yo gukiranuka mu maso hawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze rero kugiye gukangurira abanyarwanda kumvira ijambo n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyamahanga bose, kuko ijambo ryawe rikwira isi yose kandi ryumvikana mu isi yose. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mboneyeho umwanya mwiza wo kubwira abantu ijambo rigendanye n'icyo twita uburiganya. Abantu benshi bakunze gukoresha ijambo ryo kuriganya bibwira ko ahari ariho bagwiza ubutunzi bwo mu isi, ariko ndagira ngo ntangarize abantu ko ahubwo byakururiye abantu ibyago, bibageza ku bukene ndetse bw'indengakamere. Reka dusomere hamwe iri jambo riboneka muri Yesaya ibice 33 umurongo waho wa mbere. Havuze ngo iki? Haravuze ngo uzabona ishyano wowe unyaga utanyazwe. Yesu ashimwe cyane, Mana yacu yahabwe icyubahiro. Uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, wowe uriganya kandi utariganijwe. Numara kuriganya uzahera ko uriganywe. Uwiteka tubabarire, ni Uwiteka utubabarire, wowe twategereje, ujye utubera amaboko, uko bukeye nuko bwije. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Munyemerere nsobanure kuri iri jambo ho gatoya ku bantu bataryumva cyangwa se baryumva uko rishari. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ugambiriye kuriganya atarariganijwe, cyangwa se ugambirira kuri kunyaga ataranyazwe, cyangwa se uwanyazwe akagambirira kwihorera, ndibutsa abantu ko guhora ari uko Uwiteka. Kandi ndabwira abantu ko ugambirira kuriganya wese yahise ariganywa byose. Muri byose hakubiyemo iki? Yesu ashimwe cyane, Mana yacu yahabwe icyubahiro. Muri byose hakubiyemo ubutunzi ndetse n'ubugingo. Ni iki gituma abantu bagambirira kuriganya muri iyi minsi ya none? Ukumva umuntu wese hwadutse n'imvugo hano mu bantu ivuga ngo umuntu ngutibye ntakira. Ndagira ngo mbabwire ngo ahubwo uwibye ntashobora gukira. Yesu ashimwe cyane, kuko akigambirira kuriganya yahise ariganywa byose. Urariganya ugatunga ibintu, wamara kubitunga kuko wariganyije nawe ukariganywa. Niyo mpamvu muzumva abantu ukumva umuntu ngo akize mu mwanya ungana urwara, ariko ejo bundi ukumva ngo cyamunara zigeretseho na gereza. Yesu ashimwe cyane, kuko yagambiriye kuriganya ahita ariganywa byose. Ariganyijwe ibyo yirunzeho
ahise ariganywa n'uburenganzira yari afite bwo kubana n'abantu bose amahoro cyangwa kujya aho ashaka. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe kandi azahora arinzwe iteka ryose, kandi imirimo yose ye izaba myiza kuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe. Hahirwa udashyira ubutunzi bw'uburiganya mu kigega cye, kuko Uwiteka azaba mu kigega cye kandi ububiko bwe buzuzura kandi buzuzuzwa, kandi azatunga imigisha ndetse yayindi izagera no ku buzukuru be. Imana yacu itugirire neza. Ariko ndavugana n'uyu muriganya nti hindukira, uhindukirire Uwiteka, uhindukire utungwe n'iby'amaboko yawe. Yesu ashimwe cyane, kuko abatunzwe abagaragu b'Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose tubyigire ku birenge by'abatubanjirije. Abatubanjirije banze uburiganya, bakora ibyo gukiranuka, ngo basangiraga ibyabo ntawe ubahagaze hejuru, nta mpagarara, kandi ngo ntibifuzaga iby'abandi kugira ngo babiriganye, ahubwo batungwaga na bike bafite, ariko bakabashwaho no gushima Uwiteka. Ababa muri Kristo Yesu rero bafite ubwo bwirinzi, bafite ubwo bwihisho, bafite ubwo buhungiro, bambara izo mbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kandi bagendera mu migambi myiza. Niyo mpamvu ibyo bagerageje gutunga byose bibabera umugisha. Abandi bagasigara bibaza batese naka ko natangiye gukora mbere ye, ko namutanze gutunga mbere, kubera iki byanjye biyoyotse? Nuko atunze ubutunzi buturutse kuri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryarambwiye ngo nibaharanira kwigwizaho ubutunzi butanurutseho jya Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru, ngo nzabihuhisha umwuka wanjye. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyo Uwiteka yahuhishije umwuka we, kuko abantu babitunze mu nzira zitari zo. Hari ibyo Uwiteka yahuhishije umwuka we, kuko abantu babivanye mu buriganya, abantu bagambaniye abandi, abantu banyaze abandi, hamwe baranyaga amasambu, abandi baranyaga amatungo, abandi baragurizanya ntibishyurane, abandi baracuruzanya bagacisha ku ruhande kugira ngo bigwizeho ubutunzi. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo Uwiteka ahuhe ibyo banyaze, abihuhisha umwuka we. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo abaharanira ubutunzi buturutse muri Kristo Yesu, ngo bazabubika mu ruhago ruzima, bazabubika mu ruhago rudatobotse, aho ingesi n'inyenzi bitagera, niho bazabika ubwo butunzi. Kandi ngo umutima wabo, Uwiteka arambwira ngo umutima wabo uzaba ku butunzi bwabo, kuko buzaba bwubahisha Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ubutunzi butubaha Uwiteka buba bumeze nko gutura ku musenyi, kuko iyo isuri ije ikonkobokana na wa musenyi, n'ubutunzi bwabo niko buzashira. Bazasonza kandi bazasabiriza kandi bazifuza, kubera ko batatunganiye Uwiteka mu butunzi bwabo. Imana yacu itugirire neza, iturengere, idutabare. Umuntu umwe yigeze kwibwira ati ahari nindiganya nzagwiza ubutunzi, ariko yagerageje kuriganya bwa butunzi bwa mugenzi we, bimubera ikibazo, ndetse birangira ubwo yari afite bwose bugendeyemo. Ndagira ngo nkubwire wowe mwene data, wibwira ko umuntu wese utunga cyangwa ukira ari uko yariganyije, aho ngaho ugarukira aho ugeze, kuko waribeshye. Kuko ubutunzi bw'uburiganya Uwiteka ntazemera ko bugwira, ntabwo azemera ko bugwira, kuko bwavuye mu buriganya. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndongera mvugane n'abantu bagambirira ikibi. Yesu ashimwe cyane. Wowe ndavugana nawe, wowe ugambirira ikibi ku manywa na nijoro, ukibwira ibibi, aho ugenda hose ukibwira ibibi, umutima wawe ntuzigera utunga amahoro, kandi ntuzigera uguhesha amahoro. Hahirwa abasabira bagenzi babo ibyiza, kuko aribo bazabona ibyiza. Hahirwa abasabira bagenzi babo amahoro, kuko aribo bazatunga amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ndabwira abantu kuri Yesaya uyu nguyu. Yesaya uyu nguyu yashatse Imana mu nzira ze zose. Yesu ashimwe cyane. Ashaka gukiranukira
agandukira Imana mu nzira zo zose, ariko yari afite umuturanyi wari umuri hafi witwaga Uzi. Yesu ashimwe cyane. Ngo ku mwaka Uzi yatanzemo niwo Yesaya yabonyemo Imana. Ndagira ngo nkubwire we mwene data uri mu kunyumva aka kanya, ushobora kuba ufite Uzi iruhande rwawe, ukwigisha kugambana, ukwigisha kunyaga, ukwigisha gusahura. Dore wagiriwe icyizere, uhabwa kuyobora, uhabwa ubutunzi, ushyirwa mu kigega cya mwene so kugira ngo ugicunge, ariko Uzi ukuri iruhande arakubwira ngo nutanyaga ntuzatunga. Yesu natugirire neza cyane, aturinde ubutunzi bw'ubunyagano, kuko Uwiteka azabihuhisha umwuka we ngo bikaba ubusa byose. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo inshuti nziza ni Kristo Yesu. Nuba muri Kristo Yesu uzatunga byose, kandi uzabitungana umutima utagucira urubanza. Hahirwa abantu bafite bike bibanyuze, badafite umutima ubashinja, kuko aribo bazatunga kandi bagatungisha n'abandi. Imiryango yabo ibakomokaho izabavomaho, kuko bazababera nk'isoko y'ibyiza. Imana itugirire neza. We mwene data unyumva aka kanya, ukaba ugendana umutima utagushinja, ukomeze kwiringira Uwiteka, kuko ubutunzi bwawe burahishe kandi buhishwa ahantu hakomewe cyane kandi hizewe. Imana yacu iturengere dutabare. Uzi uyu nguyu amaze gutanga nuko Yesaya aboneraho kubona Imana. Yesu ashimwe. Ngo akimara kubona Imana, Imana ibwira Yesaya, ngo Yesaya akimara gutungurwa n'ubwiza bw'Imana, ngo yikubita hasi yubamye, aravuga ngo ngushije ishyano kuko mbonye ubwiza bw'Imana nkiri umunyaminwa yanduye. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko marayika w'Uwiteka ahita afata Yesaya mukozi ikara ryaka ku munwa, arangije aramubwira ati, Yesaya, uyu munsi wa none ndaguhumanuye, tangira umvugire, tangira ukorera Imana. Ngo nuko ngo ijwi ryururutse ribaza Yesaya ngo ese ninde twatuma? Yesaya muri ako kanya aravuga ngo ndi hano mwami ntuma. Yesu ashimwe cyane. Iyo umaze gutandukana na Uzi, utangira kubona ubwiza bw'Imana. Iyo umaze gutandukana na Uzi, utangira gukora ibikwiye n'ibitunganye, ndetse umwami Imana aragutuma ukagenda ugakora, kuko utari kumwe na Uzi w'umunyazi ndetse w'umugambanyi w'umunyeshyari. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa umuntu ufite inzira z'igisiyoni muri we, kuko atazabura amahoro na rimwe, kandi azatunga ibyiza byinshi, kuko Uwiteka azaba amuvira nk'izuba ryo mu museso. Imana yacu itugirire neza kandi turengere. Yesu nashimwe cyane. Natangiye mvuga ngo hazabona ishyano wowe uriganya utariganijwe, wowe ukigambirira kuriganya, ngo wahise uriganywa byose. Muri byose harimo iki? Muri byose hagaragaramo ubutunzi, hakagaragaramo n'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, twirinde kuriganya kugira ngo tutazariganywa byose, tutazaba twararuhiye ubusa, uburiganya bukadutwara byose, ntituzabona umwami Imana, kandi twaragenza amajoro n'imitaga dushaka ubwiza bw'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro, kuko ari umwami w'amahoro. Inzira zawe zose wowe mwene data unyumva, reka zibemo Imana. Reka mu mivugire yawe ugaragaza Imana, reka mu mikorere yawe Imana igaragare, reka mu myambarire yawe wowe mwene data ugaragaza Imana, reka aho utuye bakubonemo Imana, reka aho ugenda bakubonemo Imana. Reka ye kuba Imana yo mu bitabo usoma, reka ye kuba Imana yo mu rusengero wicaramo, reka ye kuba Imana yo guhagarara mu mutwe w'abaririmbyi, reka ye kuba Imana kuko uhagaze mu mutwe w'abavuga butumwa, ahubwo iba Imana mu mirimo yawe yose. Ngo hahirwa umuntu ushimisha Imana, ahagaragara n'ahatagaragara, kuko Imana izamwambika ibyiza kandi izamuha ubugingo buhoraho, kandi ngo ku munsi w'amakuba ye azatabarwa n'imirimo myiza yakoze. Imana yacu itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Nasomye ijambo rimwe rimpumuriza umutima cyane. Nasomye ku nkuru za Tabita. Yesu ashimwe cyane. Tabita ngo yari umugwaneza dotenamo. Yesu ashimwe cyane. Tabita ubwo yari umugwaneza, agakora ibyo gukiranuka, ngo ndetse akajya afasha abakene, akamenya imfubyi zirakajyayo, ngo akazibohera imyenda yo kwambara, ngo nuko umunsi umwe Tabita aza kuva mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Maze iminsi mbwira abantu ngo nibashaka imirimo izabaherekeza, kandi bagira icyo bazibutsa Uwiteka mu minsi y'akababaro kabo.
Yesu ashimwe cyane. Ngo Tabita amaze kuva mu mubiri, ngo aboye abapfakazi n'imfubyi, yaboheraga imyambaro, imipira yo kwifubika, ngo baraterana bose ku murambo wa Tabita, ngo bararira baraboroga, ngo baraboroga cyane, ngo Uwiteka byumva ari mu gihugu cyo mu ijuru. Arangije aravuga ati Tabita ntakwiye kugenda kubw'iyi mirimo, ahubwo Tabita yongerewe igihe cyo kubaho kugira ngo akomeze iyi mirimo. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari imirimo myiza tuzavuga mu maso y'Uwiteka. Hari imirimo myiza tuzamurika mu maso y'Uwiteka Imana. Hari imirimo myiza tuzamurikira abantu. Yesu ashimwe cyane. Pawulo yandikira Tito yaramubwiye ngo ninde murayiki w'ukuri twahamagara mu by'uyu murimo, ninde wadufasha muri uru rugendo? Arangije arasubiza ati nuwabashimwa n'Imana n'abantu. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, urasabwa ko ubushimwa n'Imana n'abantu kugira ngo ube murayiki ushimwa n'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Muri uru rugendo dusabwa byinshi kandi dusabwa guhora twiteguye. Mbese witeguye ute muri iyi minsi? Mbese aho ntiwaba ugifite uburiganya muri wowe? Mbese aho ntiwaba ugifite umutima w'ubugambanyi? Mbese ntiwaba wica ku manywa na nijoro uko bukeye uko bwije? Reka mbamenyeshe ko kwica atari ugufata inkota cyangwa umupanga cyangwa imbunda, ahubwo amagambo yawe ashobora kuba yica buri munsi. Niba wifuriza abandi bibi, uri umwicanyi. Nimba muri wowe hatabamwo ibyiza, uri umugambanyi. Ahubwo urakwiriye kugira ngo uhindukire uyu munsi wa none, ubwiza bw'Imana bukikurasiye, umucyo w'Imana ukikuviriye, uhindukire muri uyu munsi wa none, uce bugufi ubwira Uwiteka uti ndambiwe imirimo y'agahato Satani ankoresha, ndambiwe igitugu Satani antwaza, ahubwo ngarutse imbere yawe, ndashaka kunyeza rwose ngatungana. Imana y'amahoro iraza kururuka kubana nawe kandi irakugirira neza. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, wowe wumvise aya magambo, ndakwingingira gukiranuka, mbwira ko nukiranukira Imana. Wibuke ijambo ritubwira ngo ni ukuri kw'Imana abakiranutsi banjye bazagubwa neza. Abakiranutsi b'Imana bazagubwa neza, kandi ikiruta kuri ibyo ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu ashimwe cyane. Imirimo y'amaboko yacu nidutunga, Uwiteka ari kumwe natwe, tuzagubwa neza kandi tuzaba amahoro. Imana y'amahoro ibane natwe. Ndagira ngo mbabwire bene data, nshuti z'umusaraba,